mbere yuko ndivugaho ndagira ngo mbabwire ko umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. uwo mwana mu burere twamuhaye hamwe n'abana bavukana mu muryango wacu ntabwo harimo kwanga mbega nta vangura nta riba mu muryango wacu, uburyo twari kumutoza iyo mico. Ibyuko ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunze, gufungwa kuko byarabaye igihe cy'amezi 4 mu mwaka w'1999. ni muri bya bihe n'umuntu ukwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza usanga ko ibyo bandegaga ntanamenye atari byo. hanyuma mu bushishozi bw'inzego zariho icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. ibyo by'isura rero avuga, icyo nibuka nuko mama we yazanye kunsura ari bashiki be bakuru bakurikirana, uw'imfura n'umukurikira, baje mu gihe bitandukanye. we rero ashobora kuba ari amakuru yenda bamuganirije nk'abana, ko mu gihe cy'isura babona abantu bahabwa iminota mike cyane, ko hari n'igihe umuntu yinjira asubiye mu gihome ataganiriye bihagije n'abaje kumusura. rero yavuga ko nahohotewe n'inkotanyi, bakankubita cyangwa bakamukubita yaje kusura. ibyo nta byabayeho, nta hohoterwa nzi rwose, ahubwo gihe nishimira ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye, bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. rero urashaka uciye mu ijambo, urashaka kuvuga ko ibintu Moses arimo kuvuga ari ibinyoma? ibyo avuga ni ibinyoma rwose, ntaho bihuriye n'ukuri. And any other artist yumvireho, sibyo? n'undi muhanzi wari wese yumvireho, rekeraho gukurira abahanzi mu cyobo wangushijemo ubabeshya. I'm dropping the word truth soon. nturi mwiza, ufite ibibazo n'ishusho ushaka kwambika urubyiruko itari nziza. No fake patriot. buretse gatoya ngo renga aho ngaho ngo wagushije abantu mu cyobo. yaranditse ngo yari gusubiza uyu Moses. Moses yanditse ngo Ishkevin, arabyandika kuri Twitter. Ishkevin amubwira ngo record straight. I'm not your friend. You are a fan, and I have rejected all your invitation to join your band and your events only because you don't respect yourself and your country. Stop mentioning my name mu bitari music. aho yaravuze ngo ntago wiyubaha ndetse ntago wubaha n'igihugu cyawe. urakoze cyane. bivugwa yuko n'ubundi Moses ashobora kuba ibintu yarabitumwe, ndetse turaza kugaruka ku makesi yigeze guhuza Moses gatoya ndetse n'umuntu witwa Ishkevin ndetse nande na wa mugabo witwa Betray, bo bakahita bamwiyama burundu bakamubwira ati ibyo bintu utazongera kubituzanamo. ndetse muribuka ko hari umwe wanditse ngo uri kwangiza urubyiruko. esaho Moses turazana za message banditse zo kuri Twitter banditse zose krizo tukira. Moses nta rundi rubyiruko yangirije ko yirirwanaga n'abahungu benshi batambukana bambaye ibintu by'ibipantaro wagira ngo ni ibijipo. no kuvuga ngo Teta Sandra sindabivuga gute. Teta n'umwe mu bakobwa bigaragara ko ubuzima bwe yamaze kubwica. sibyo? Teta Sandra aho uri hose umenya ubuzima bwe yamaze kubwica. Numwe mu bakobwa
umugabo aramukunda ariko akubitwa nk'uko harya ni iki kintu ingoma menya zitakibaho ngira ngo ingoma ziracyabaho simbizi mu rusengero niba zikibamo oya ni kwa kundi byabe niba kubita ngo kubita gutya teta niko yabaye. Ya reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye kuri Hills Empire ndetse na JB Rwanda mu mpande zose zitandukanye z'isi, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, ingerazuba, umujyi wa Kigali riho twicaye. Nizere ko mumeze neza cyane. Abari hanze y'igihugu, igihugu cyose waba uherereyemo, waba uri umunyarwanda, waba utari umunyarwanda, igikuru nuko wumva ikinyarwanda ukumva ko ibyo turi kuvuga, ibyo turi kuganiraho, dukomeza kubifuriza kugira gukomera muri ibi bihe tuba turimo bitoroshye. Twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twabuze inshuti, twabuze abavandimwe. Uyu munsi turi ku itariki 14 aho icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 cyarangiye nimugoroba saa 6 z'ijoro, ariko n'ubundi krizo nk'ibisanzwe turacyakomeje mu minsi 100 izarangira ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo u Rwanda ruzaba twizihiza kwibohora ku nshuro ya 31. Bro, umeze ute? Ya meze neza, ndagira ngo nshimire abantu bakomeje gufata mu mugongo abafite ababo bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Ngira ngo icyumweru kirarangiye, ni icyumweru cyabayemo ibikorwa byinshi, habayemo ibiganiro bitandukanye gusa by'umwihariko icyo tuje kuvugaho ni hagiye hagarukamo case nyinshi zikomeye cyane zitari nziza, kuko krizo kiraho ngaho birababaje. Ubivuze neza, habayemo ibikorwa byinshi byiza byinshi, aba influencer bagiye kwibuka, uruhare ni rwiza mu gihugu hose, habaye igikorwa cyo kwibuka. Usanga buri karere usanga gafite itariki yawo, ugasanga nk'ubu twe bwacu twibuka ku itariki 9 z'ukwezi kwa, nibwo haba umunsi nyine niho bishe abatutsi benshi ku itariki 9 nibwo twagiye kwibuka. So ndabashimira, ariko nanone habayemo ibikorwa byinshi bibi. Mu gitondo umuvugizi wa RIB Murangira Thierry Dr yavuze ko hari abantu bafunzwe bari gukurikiranwa, ari abantu 87 aribo bafitanye aribo bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yenda turaza kubiheraho, ngira ngo icyo tuza kuvugaho turaza kuvuga kuri Moses Motion uri turubuze kugarukaho cyane, ufite inzu yitwa Motion y'imideli. Ngira ngo mu by'ukuri bundi mudutegereza nicyo tuza kuvugaho, ariko nyine tutabura n'ushimangira n'ubutumwa cyangwa se raporo umuvugizi wa RIB yamaze gushyira hanze. Yashyize hanze avuga ko abari gukurikiranwa ari abantu 87, ntago ari abantu bake. Wabonye wa mukobwa w'i Kanombe, ahantu mwari muturanye, wabonye nawe message yagiye yandika ngo bajya kwibuka abatutsi nawe azibuka abahutu. Wabonye n'ibintu byinshi byagiye biba bitari byiza. Tukavuga iki gihe tugezemo koko, imyaka 31 irashize, hashize u Rwanda tumaze kwiyubaka mu bintu byinshi, imihanda, amastade. Bro, nyine arawugera ukabura n'icyo uvuga. Ega buriya big man, ukuntu jenoside ikorwa irategurwa, sibyo? Kandi ibintu biba biri place mu myaka runaka. Hari ikibanza jenoside, kwigisha, gukangurira imbaga, urwango. Of course. Ngira ngo iyo urebye neza ibi bintu bikunda kugenda bigaruka nyuma y'imyaka 30 akenshi runaka, gutegura imyaka 30, kuyishyira mu bikorwa. Nyuma y'imyaka 30 hakakurikiraho icyitwa gupfobya. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu baba barabiprogramye. Tuvuga nk'ubu ngubu urabona yuko imyaka 31 irashize. Ngira ngo abantu benshi bafunzwe bazize icyaha cyo gukora jenoside
ubu ngubu bari gufungura abenshi bari gufungura uri kubyumva noneho n'abavutse yenda nyuma ya jenoside cyangwa se muri jenoside bari kugera mu myaka 30 ya myaka umuntu ashobora kwica urukumva yego kuko niba hari umuntu uvutse urukumva niba hari umuntu avutse ku muntu wamusigiye ingengabitekerezo mu mutwe we akaba yaravutse 95 urumva ko ubu amaze kuza imyaka ingahe 30 yuzuye afite imyaka yo kuba yakura ikintu kibi kuko afite ubwenge noneho ni na ya myaka ngo nimba yenda hari ukuntu yenda yenda yakoze jenoside agafungwa yenda mama wawe akaba yakurera mu buryo butandukanye ashaka kukurera mu buryo bwo kubwira ati ibi byarabaye so yakoze icyaha mwana wanjye ntuzagendere ntuzamere nk'abakuru bawe b'umugabo ntuzagambanire igihugu tutirengagije n'ababyeyi bamwe bajya mu matwi y'abana babo urabona papa we yarafunzwe urabona batumye ubuzima bwawe bugenda nabi wabayeho nta papa ufite akirengagiza we icyo yakoze ajya kwica abantu kuko erega nimba nawe papa wawe wenda baba baramufunze none se ko hari abapfuye hari n'utamuzi hari utamuzi hari wasigaye nta muntu n'umwe afite hari n'imiryango yazimye of course papa wawe aracyariho nimba nawe se urumva aracyariho baramufunze ariko arangiza n'igifungo cye ariko noneho se uwabuze uwiwe utekereza yuko atari ibintu bibi byamubaye mu buzima bwe no kuvuga ngo big man ndavuga ngo leta cyangwa se n'inzego zishinzwe by'ubutabera sibyo cyane cyane uno mwaka cyangwa se ino myaka tugezemo nibwo ipfobya riri kwiyongera cyane kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabaye kira aho ngaho n'abantu bamaze gutabwa muri yombi muri mu minsi 7 yonyine bro kwera ku itariki 7 kugera kuri 13 kugera kuko ikiganiro gitanze mu gitondo ubwo byari byabaye kuri 14 ubwo ni icyumweru kimwe abantu 87 bagaragaye ibyo bintu nagari bake n'abantu benshi rero ubu ngubu nibwo iyi ngengabitekerezo no gupfobya iri kuzamuka mu buryo bukomeye cyane niyo mpamvu wa mugani nk'umuvugizi wa RIB ejo bundi yaravuze ngo hari abantu usanga ari aba influencer cyangwa se ari abastari bakinjoyinga ibikorwa by'igihugu mu gihe igihugu kimeze neza sibyo urajya muri arena ugahakorera igitaramo uragenda uca mu muhanda utwaye vewiti yawe utwaye iyo ariyo yose bagiye kwamamaza umukuru w'igihugu wirukanye baguhaye miliyoni 3 ibikorwa bya leta bitandukanye baguhaye akazi ariko ugasanga none igihugu mu gihe kigukeneye tuvuge turi muri iki gihe yenda cyo kwibuka jenoside wowe no kuvuga ngo uragira acecetse urigende mbese umeze nkaho bitakureba we ntagari byo reka turashimire n'abahanzi bamwe n'abandi bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye haba kwifatanya naho utuye kwibuka haba kwifatanya n'igihugu nabonye 155 EM yaragiye Nyanza ya Butare bagira n'ubufasha bumwe na bumwe batanga ngira ngo ubutumwa umuvugizi wa RIB yabagejejeho barabwumvishe reka tubashimire so ejo bundi ariko noneho ndigira ngo warugiye gusimbukira kuri Moses ariko ntago ari Moses gusa hari Teta Sandra ndetse na Nyakso Teta Sandra sindabivuga gute Teta n'umwe mu bakobwa bigaragara ko ubuzima bwe yamaze kubwica sibyo Teta Sandra aho uri hose umenya ubuzima bwe yamaze kubwica n'umwe mu bakobwa umugabo aramukunda ariko akubitwa nk'uko harya n'iki kintu menya zitakibaho ngira ngo ingoma ziracyabaho simbizi mu rusengero niba zikibamo we ni kwa kundi byabe niba kubita ngo kubita gutya Teta niko yabaye Teta akira sorry Teta yamaze kwangirika ku rwego umubona n'inzoga mu maso buri ukigiye akubiswe na manager w'umugabo we amuhuragura Teta yakoze ikosa rikomeye kandi banyarwandakazi bajye bavuga ngo akarenze umunwa karushye hamagara kuko buriya birantungura kuba
kuki wibuka gusaba imbabazi ariko mbere yuko ujye gukora iki kintu utabanje gushishoza ngo uvuge kino kintu nyamara gishobora kuba ari ikosa? ntawe udakosa, twese turabizi, ntawe udakosa, twese turabizi, ariko ushishimuye message igizwe n'amagambo 200. ayo magambo 200 uhereye ku rya mbere wandi kugeza ku ijambo rya 200 koko Chris utarabona ko harimo error? Of course abantu nk'abateta ntago wamenya mbese ngo yabikoze kubera iki, kubera ko hari impamvu nyinshi ashobora kubikora. Impamvu ya mbere baridi n'ubundi ntari mu Rwanda, n'ibiyobyabwenge, reka n'ibiyobyabwenge birimo rwose. Impamvu ya kabiri intuze environment arimo, yego, environment arimo ibyanywa ari teta tutabeshyanye, ari muri environment y'ibiyobyabwenge pe, ibiyobyabwenge yuzuye. Rero yenda ntitunitwaze ngo nibiyobyabwenge byayimukoresheje, kuko ntago umuntu ari ibiyobyabwenge uza abantu baba banywa inzoga baba ari benshi, cyajyaboneka ibintu byinshi. Umuntu n'umugari kuko ari bajya kubwira Chris ukira ngaho umuntu asindi ikintu afite iki kiri murimo, baravuga ngo in vino veritas, dans la vie il y a la vérité cyane. Niba nkurwaye nkanywa icupa nkahita nkubona hita nkubwiza ko teta rero yakoze ikosa gusa, ariko rero nabwo reka tumushimire, yasabye imbabazi. Ariko gusaba imbabazi ntabwo bivuze yuko ugomba kuzihabwa, na sorry iza nyuma y'ikintu kibi umuntu amaze kumukomeretsa. Hari ibintu kinisha n'ibyo udakinisha, sibyo? Kuko genocide ni icyaha kimwe cya nyuma umuntu akorerwa mu buzima, sibyo? Nicyo cyane cyane umuntu akora mu buzima, sibyo? Kuko gufata umuntu ugatema umuntu, gufata hari kuko muri na minsi nagerageje kumva ubuhamya bwinshi cyane, ewana ubuhamya narabwumvishe ndetse nkurikira n'ibiganiro bigiye bitandukanye by'abayobozi b'igihugu, cyane cyane Minisitiri Bizimana, umugabo wari smart cyane, umugabo ukubwira amateka rwose ukavuga ati wow, kabisa, agasobanura ibintu kandi ko byagenze akantu ku kandi atibeshye, kandi akwereka n'ibimenyetso naho biri naho byanditse n'uwabikoze umwaka wari wa byose kabishyira hasi, kabishyira ku murongo. Rero hari ugiye wumva ubuhamya ukumva ngo umuntu hari ubuhamya numvishe umukobwa niwe ari kubutanga, avuga yuko bamusambanyije ari kumwe na mukuru we, ari kumwe na mama we, afite imyaka bamusambanyije afite imyaka 8, ngira ngo warabwumvishe, sibyo? Tekereza nk'icyo kintu, gufata mama wawe bakamusambanya, bagasambanya nawe, bagasambanya na mukuru wawe, mwese mwambaye ubusa, kumvira ubwo bunyamaswa. Tekereza hari ijambo yongeye aravuga ati nyambiganirira abantu bakavuga ngo ntago bibaho. Abagore bubatse, abagore bamenyereye bubatse nyine bamenyereye ibyingo, bavuga ko ibyo bintu bitabaho, kuba umwana ufite imyaka 9, 8 abagabo bamufata ku ngufu amusimburanwa, ariko umwana nyina w'ubwo gutya bavuga ko ubundi ari ibintu nyine bitabaho cyane. Ikindi nano ukumva nk'ubuhamya umuntu bakaba barafashe nk'umushito, rumva bakawumutera mu myanya yiwe, sibyo? Tekereza icyo kintu mu buzima, sibyo? Tekereza umuntu noneho bishe nyina ariko reba amaso, bakanamusambanya ariko reba amaso. Icyo kintu ntabwo ari ibintu wavuga ngo nsabye imbabazi ngo kuko ngo nibeshye. Wibeshye for what? Uri mukuru ufite imyaka igera muri 30 n'ingahe, ibintu byose nta reka nkubwire, ejo ndazazatera ngo bamukubise. Reka nkubwire amateka niyo wabeshya kutayazi. Amateka hari aho hari ibyo utakwibeshyamo, sibyo? Hari bitakwibeshyamo, sinzi n'igihugu waba ubamo, sinzi n'ahantu waba, yenda ushobora kuba yenda waravukiye hanze ukaba yenda utarabikurikiye, ariko umuntu wabaye mu Rwanda ukibera za Gikondo ukaba hehe na hose. Reka tubona tujya kuri Nyakso nawe yakoze live kuri TikTok. Ntago nayikurikiranye, nanjye ntago nayikurikiranye, kuko ngewe iyo nyibona nari kwita muhamagara pe nkavuga bro uri gukora ikosa, sibyo? Nyakso live yakoze nyine asaba imbabazi, yavuze ko yavuze ibintu bitajyanye n'igihe turimo. Urega live kuyikora ntago ari icyaha, ukangurira urubyiruko kwitabira ibiganiro, ukangurira urubyiruko kwirinda ikintu kibi, ukangurira urubyiruko kuba hafi abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakso
yasabye imbabazi n'ibyo ariko nawe ukurikiranye ushobora gusanga ari ikindi kintu cyari kiri inyuma y'izo mbaraga zo kujya kuri live cyane cyane ibiyobyabwenge buriya n'inzoga ziri mu biyobyabwenge mwe mubizi mwese sibyo cyane cyane ikintu cyitwa ikiyobyabwenge ni ikintu kibi buriya niba uzi yuko ushyugombwa buri gihe unyweye icupa ukajya kuri telefone ibyo bintu bikontorore hakiri kare yasabye imbabazi ariko se uriya Big Ban yewe ari ikintu kiya kimbabaza ugasanga umujene abayeho neza nukuri kw'Imana abayeho neza nubwo abantu babikora cyane turi no kubona yenda nubwo n'abantu bavuga ko babayeho nabi ngo yenda ngo yabuze no umuntu bayeho neza ugasanga abayeho neza nyakso abayeho neza igihugu cyaramufashije cyama internet cyamuhaye opportunity yo kumenyekana sibyo ariko ugasanga ntago ese ubundi wa mugani nkuko president yabivuze umwaka ugira iminsi myinshi 365 nimba uri umunyarwanda abanyamahanga yenda bo yabasabye umunsi umwe ako nimba uri umunyarwanda abo iminsi 7 yakona iyi minsi 7 wihanganye wabiki hari cyo waba kugisha kuri ni ibintu byoroshye ukaza gusetsa nta muntu ukeneye guseka muri no minsi mana sibyo nta muntu bisekeje nta n'umuntu rwose kuko hari umuntu ushaka kwishimaho man ukamusubiza ukamutoneka cyane Jackson no gusaba imbabazi warakoze ariko ni rubyiruko cyane mudukurikiye bantu cyane mukoresha izi mbuga nkoranyambaga wakirinze igituma usaba imbabazi irindi gituma ujya gusaba imbabazi erega burya nibwo baziguha yego baraziga tuvuga ko baziguha ariko mu mutwe ariko icyo wavuze no kuvuga ngo umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka ijambo ryakuvuyemo riba ryagiye kuri kongera gutuma abantu baryibagirwa cyangwa se kuri kujya gusobanura ngo impamvu narivuze umenye ko ari ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane yego so nyakso nayo byarabaye akora live ari gusetsa abantu bari kuganira yasabye imbabazi ubwo tuzamenya niba wenda zahamagarwa wenda gasobanura ntago tubizi uko wari i Kigali biranoroshye niba bizagenda gute ntago tubizi ariko rubyiruko mwirinde igituma musaba imbabazi nako nange reka nishyire mu twese mureke twirinde igituma dusaba imbabazi umuntu uko yacika ariko uracika ukajya live mu magambo ushobora gucika ushobora kubwira umuntu ijambo ugasanga urarengera erega n'ijambo ibyo reka nkubwire mu bintu byerekeranye na genocide yakorewe abatutsi nabyo kuvuga ngo wanacitswe buriya ubundi bakubwira ko niba udashaka n'amagambo wakicecekeye ushobora no kuvuga n'amagambo menshi ariko rimwe ryasohoka kurisobanura bikakugora hari n'undi muntu umvisha avuga ngo ni na byiza ko ibi ngibi bibaho kuko tumenya icyo umuntu atekereza mu mutwe we kizongeye nanjye ku ruhande rwanjye kugira ngo unyihishemo ntakuzi nakumenya waturika akakumenya ku buryo ntangira kukugendana nawe nkuzi neza ko ufite icyo kibazo nkuzi neza reka tuzamuke rero ahangaha n'ejo bundi byari ku itariki 11 ngira ngo niba atari 2 nijoro yabyanditse hakiri kare ni kwa gatandatu yego hari tariki 12 yego nibwo uwitwa Moses Turahirwa yashishimuye yandika amagambo mabi yandika amagambo arimo kurengera yandika amagambo buri muntu wese ukunda igihugu akwiriye kuhita arwanya hari nakunze jihad yakoresha amagambo akakaye cyane ariko warakoze kumumwirira natwe rero tugiye kugaruka kuri iki kibazo cya Moses bivugwa yuko nubundi Moses ashobora kuba bintu yarabitumwe ndetse turaza kugaruka ku makesi yigeze guhuza Moses gatoya ndetse n'umuntu witwa Ishkevin ndetse nande na wa mugabo witwa Bitray bo bakahita bamwiyama burundu bakamubwira ati ibyo bintu utazongera kubituzanamo ndetse muribuka ko hari umwe wanditse ngo uri kwangiza urubyiruko esaho Moses turazana za message banditse zo kuri Twitter banditse zose krizo tukira Moses nta rundi rubyiruko yangirije ko yirirwanaga n'abahungu benshi batambukana bambaye ibintu by'ibipantaro wagira ngo ni ibijipo no kuvuga ngo
tuzamuke Moses kwataka umukuru w'igihugu aho ngaho Paul Kagame mana yanjye kumwataka Moses kumwataka ubundi baravuga ngo big man baravuga ngo indambi uyigaburira amata ikaruka amaraso urumva bajye baca umugani ngo uvura umuntu amaso mu gitondo akagira iki akayaguka umuvura akagura ubwaca akagutera umugeri urumva ngewe man dukumva afite emotion kuko byarambabaje cyane sibyo byarambabaje urakabona iyo bivugwa n'undi byarambabaje pe oya nta nubwo bivugwa n'undi n'urugero bigi reka nkubwize ukuri umuntu wese ushaka kumenyera perezida w'igihugu cyacu perezida Paul Kagame ku izina ry'Imana niyo yaba arindi sibyo sishaka gukina nawe sinshobora ntabwo tugomba kukwemerera kuguha kukubembereza ngo ngufate ngo gutya urabona ngo se ngo nacisha ku ruhande no nanjye nakumerera nabi cyane sukukubeshya big man umuntu wese ushobora kwataka perezida Paul Kagame nanjye ku giti cyanjye nakumerera nabi big man reka nkubwire perezida w'u Rwanda man yafashije abantu benshi yabishyuriye amashuri atabazi abantu benshi yarabavuje atabazi urumva nta numwe azi urukumva abantu benshi yarabubakiye atabazi abantu benshi yabahaye inka atabazi araboroza abaha amata nta kintu atakoze iyo urebye u Rwanda uko rwari rumeze muri 1994 ukareba ibyo turi aka kanya ukareba imiturirwa ukareba imihanda ukareba internet ukareba uburyo abanyarwanda bakeye basa neza u Rwanda ruhagaze kugira ikintu kimwe ruhindura hari ibihugu bimwe by'ibituranyi duturanye nabyo byabifata imyaka 10 bitaragera aho tugeze Moses rero niba ari amaraso sinzi uburyo bajya vuga ngo amaraso abagenda mu muntu y'ubugome ariko waranakoze wivugiye yuko iso wanyu yakoze genocide waranakoze wenda nta nubwo umuntu yari abizi warakoze kubitubwira niba ari ayo maraso yasoanye ariko kugendamo niba ari iki uzi abantu byonyine Krizo hano hanze nahanga nanjye mpagaze nyamvuga buriya bihuye perezida tugahura nkabona neza turegeranye nkabona turegeranye sinzi uburyo byagenda gusa ariko ikintu ushobora kumubwira warakoze ntabwo nzi ngenda kuzinirwa nkureba warakoze wowe uhaye amahirwe oya akotekereza big man uhawe amahirwe ntabwo ari we muntu uzi kudoda mu gihugu cy'u Rwanda tubyemera ntabwo ari we muntu uzi kudoda mu gihugu cy'u Rwanda tubyemeranywe nta n'ibyo uzi ahubwo ari n'abakapo banakurenzeho uhaye amahirwe koko nibyo kuko burya bavuga ngo amahirwe yanjye nawe biratandukanye Krizo nshobora kugira gutyo ukajya kubona ejo bundi nguye hano ku myaka yanjye 30 kandi undi mwana wari urwaye impyiko akabaho kugeza afite imyaka 90 ibyo n'amahirwe y'abantu ni ibintu bibiri bitandukanye Moses yarashutswe ariko muri kwa gushukwa kwe Moses afite ingengabitekerezo mbi imumazemo afite imyaka 37 n'umunani Krizo Moses afite ingengabitekerezo imazemo imyaka 32 niba atari n'umwe araho yanditse ngo aribuka afite imyaka 6 ajya gusura ngo papa we aho yari afungiwe urumva so umuntu niba afite imyaka 38 ingengabitekerezo atayimaranye imyaka 32 Mose kabyara we twese twibaza twaranavuga ati mana yanjye ibintu by'abatinganyi ntago ari iby'iwacu none basi igihugu ntacyo kitagwaye none utangiye no kwere none urabanze n'abagome urabanze ariko tekereza ufite umujinya mbura n'ibyo mvuga tekereza umuntu uvuga ngo
hari ukuntu ngo akimara kumva yuko azambika umukuru w'igihugu ngo yarayarira seriously ego ariko Krizo hari uburyo buriya ushobora kurira yararira se gute hari uburyo ushobora kurira arizwa n'ibyishimo aha nibyo ngiye kubwira arizwa oya yarirwa agiye kwambika umuntu wamuhemukiye we yarizwaga nuko agiye kwambika umuntu yanga ko nk'umunyewe bamwengeje nzahura nawe Krizo nimugwa nshobora kurira mvuga ati mana yagira none nzamusuza gutera big man nzamubwira iki ubura uziko nkaba nibaza ati nzamuhobera nzamushyira iki wandika na speech aho nzandika speech ukora repetition uvuga ati ribu rero y'ubyo kabyara amute muri yombi arya umuyobozi mushya yitwa nde ntago mwibuka neza ariko tubabarire twavuga yenda umuvugizi wa ribu murangira Bitieri mutubabarire tuzi yuko mukorana na Interpol tuzi yuko inzego z'u Rwanda cyane z'umutekano n'iz'ubutabera ziri mu nzego zikora neza twumve yuko yagarutse aje gusobanura rero ari hariya iby'urumogi hari n'abantu bibagira Moses ni ingayi turibuka twiga undi sibyo ijambo rimwe ryamusobanura neza ni ko ndivuze ukabyara njye namwita ingayi wa mwana w'ingayi sibyo wa muntu ushobora guha Krizo hari umuntu ushobora guha inkoko sibyo oya kanze nkubwire Moses ni kibi yego Moses ni kibi ati gute ni kibi ukira aho ngaho ni kibi kikibore kandi kiboza aho kiri ahubwo aho ngaho rero ariko tugenda gufatira kuri message z'abahanzi yego kuko aha ngaha turaza kwibaza ngo ko babivuze ntibabisobanura neza haba Betray haba Ishkevin ariko bavuga ngo uri kugirira nabo urubyiruko rw'u Rwanda uri kwangiza urubyiruko rw'u Rwanda aho iyi ngenga bitekerezo turi kubona muri Moses yo kuza kwereka abanyarwanda ko His Excellency wacu umugabo umwe mu bagabo ku isi barenze nta nundi wundi jya unanazi sibyo ngo ni umugome ni umuntu mubi mbarusome message kanzane nanya telefone Ishkevin yaranditse ngo yari gusubiza uyu Moses Moses yanditse ngo Ishkevin arabyandika kuri Twitter none Ishkevin amubwira ngo record straight. I'm not your friend. You are a fan, and I have rejected all your invitation to join your band and your events only because you don't respect yourself and your country. Stop mentioning my name mu bitari music. Oya, aho yaravuze ngo ntago wiyubaha ndetse ntago ubaha n'igihugu cyawe. Urakoze cyane. Anayishura yuko yanamutumiye mu ma event ye mu bitaramo bye byinshi. Ariko yanga kubyitabira. Yanga kubyitabira. Aha ngaha rero niho uwitwa Betray nawe bari bamaze iminsi bafitanye ibibazo ngira ngo Betray we yanabaye muri yayibayemo ajya bagenda bambaye bya bintu bimeze nk'ibijipo aravuga ngo Ishi you are right ati Ishi rero uri mukuru uravugisha ukuri and any other artist yumvireho sibyo n'undi muhanzi wari wese yumvireho rekeraho gukurira abahanzi mu cyobo wangushijemo ubabeshya I'm dropping the word truth soon nturi mwiza ufite ibibazo n'ishusho ushaka kwambika urubyiruko itari nziza no fake patriot buretse gatoya ngo renga aho ngaho ngo wagushije abantu mu cyobo buretse ngo wangushije ngo rekeraho gukururira abahanzi mu cyobo wangushijemo ubabeshya yes komeza I'm dropping the word true ngiye gushyira hanze ukuri kose kwibyawe yes nturi mwiza
ufite ibibazo n'ishusho ushaka kwambika urubyiruko itari nziza. Urakoze. Nkeka ko bibaye na byiza niba ari bishaka no gukora icyitwa investigation imenye neza ikibazo aho kiri naho gihera naho, kuko n'ubwa mbere cyo kintu kibaye mu gihugu cy'u Rwanda ku myaka dufite. Aba bantu yana bakubuhamye se byose ngira ngo iriya genge yiwe yose na oya na Kevin nyine nka gutya ati ndaza kuvuga bakamushinja bakavuga ati ishi wavuze yuko uno mugabo ari umwana mubi, wavuze ko kakivamo. Hari n'indirimbo yasohoye amubwiza ukuri, ariko amubwiza ukuri. Rero yenda urumva icyo ngicyo twafatiragaho, yenda no kubaza ngo ese nta bandi bantu yaba yaragushije muri uwo mutego mubi, cyane cyane mu bahanzi bagendana nawe. Urabona ko Kevin we yabimenye na Bitra yabimenye, yarangiza akava muri groupe ye ndetse akanarabura abanyarwanda, cyangwa se icyo nakwita kumenyesha abanyarwanda ko uriya muntu atari mwiza. Bitra yabikoze kare. Ikibazo ko wasangaga bagenda ari abantu 8 ari abantu 10. Ikibazo ubwo nticyaba gihari noneho gikomeye muri babande. Ibyo ngibyo yenda twabiherera inzego zishinzwe kubikurikirana. Ariko Moses rwose tuzashyira hasi agapira hasi, sibyo ikomereza ibyo ngibyo by'ubutinganyi bwawe, ntago umuntu aje kubigukuramo. Ariko n'undi munsi ujye uvuga ibindi. Ijambo inkotanyi, ubundi ushaka kuvuga inkotanyi neza uvuga ubuzima. Inkotanyi n'ubuzima. Ijambo inkotanyi rishyire ku ruhande, ijambo His Excellence Paul Kagame rishyire ku ruhande. Ibindi byose byo umva ugenda uvuge urorongo twane. Nabonye na waho ndi ngo Beka nawe yatangiye ibyanga byamurenze. Akakiri yacyo cyabaye ikigori cyane, ikiroge kiraho ngaho. Ubundi Beka niwe rugero rwiza rw'umuntu wimbwa cyane. Disorambabazwa na uzi impamvu reka nkubwire buriya umuntu wimbwa uzi ikintu kimuranga. Uzi kwima umuntu waguhaye uburwayi, kwima umuntu waguhaye buryo burimbwa kimwe nabo ngo ba Moses bose. Umuntu agize atya cyamo kimwe gusaba wo wimye, gusaba wo wimye no kwima abo bantu babiri nimbwa cyane. Urumva kwima waguhaye umuntu aragufashije, uriza amashuri kaminuza urazize, baguhaye akazi, umaze kubura umuntu w'umugabo, aho kugira ngo umwiture neza ahubwo wowe ukamwitura nabi. Ibyo bintu rwose buriya Beka nta nubwo mbashaka no kumuvugaho cyane, kuko niwe muntu, ni urugero rwiza rw'umuntu wayobye watanye. Ubundi twari tuzi ko abantu barwanya igihugu akenshi babaga ari nk'ibintu by'ibisaza biraho bifite mentalite nyine ishaje nyine ya kera. Ariko biratangaje kuko biriya Beka yakoze bishobora kwereka n'abandi yuko bishoboka ushaka kurwanya igihugu. Niyo mpamvu rero RIB cyangwa se n'izindi nzego ziba zigomba gufatira hafi. Buriya hari ahantu maze kubona n'ingengabitekerezo cyane no gupfobya bikomeye, ahantu hitwa kuri TikTok. Niho hantu bagomba kubanza gufatira cyitwa cyane cyangwa kanyiko barikibanirize kera. Niho hantu ubundi bakwiye kubanza gufatira cyane, kuko hari ahantu buri muntu wese abafite abafollowers, buri wese afite abafollowers, buri wese ravuga niho hari inzira yoroshye cyane. Hari ahantu bahacungire cyane kuko hateye ikibazo. Rero Moses wayobye warumbaje uzi ukuntu abantu bajya batanga ubuhamya. Buri muntu wese utanga ubuhamya ashimira inkotanyi. Yego sha ati zaraturokoye, which means nyine bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. N'umwana wa Omega ari we, niba inkuru yari hari yuko yari yaritabye Imana wa mujenerali wo muri FDL, ntabwo tubizi niba kuko yarapfuye. Nawe ubwo yarashimiye inkotanyi, kandi papa we ari umu FDL baza kurasa mu gihugu. None we gafifi wa kebwawe gisazi ubusa kwe n'ibyanwa byasa. Ari ikintu kitarwanya igihugu batishyuriye amashuri. Ibyinshi usanga byarageze muri kaminuza, ubundi bageza bigatoroka, byarangiza bigatangira kuza bivuga ubugambo bw'ubu. Moze wakinnye n'ahantu hadakinika,
tujya dukora ibiganiro dutukana ariko ubu ngubu nakwegera nkagutukagura wakinnye n'ikintu kidakinishwa wakoze ikosa rikomeye cyane nawe ahuri uryame ngo ari abantu ngo baje ngo ku muryango gukora icyariki wawe ngo Ange Kagame ubundi usibye kari kwa kundi bajya bavuga ngo umugisha utondagira ibyo navuze ubundi we hari ubundi wahagera gute irandushya yarahagera gute n'umugisha utondagira nyine bwatu umugisha utondagira ahantu ubundi hari ubundi bari kuhagera gute koko n'ibintu yambara ibintu by'ibipantaro by'ibikabutura by'ibikariso tamenya ese rega ntago ari uzi kudoda kurusha abana reka nta nubwo wanamushyira muri kimwe cya kangahe n'umugisha nyine ni kwa kundi nyine abantu bagwa opportunity bakaguteza imbere nta n'ikindi KNC reka nawe mushimira avuze ko kandi koko campaign ya KNC ndayishyigikiye nta cyenda cyaho naguze ariko umuntu ufite umwenda bibaye byiza twanawushyira hariya ngo watinyuka ukawambara wambaye nkakubona wambaye nahita nawe nkukuraho amaboko ntiwatinyuka ukajya mu muhanda ukambara umwenda wa motion icyo gihe urumva nawe waba wifatanyije ariko sha bajya bavuga ngo utazi ikimuhatse muzuze iyo migani mu mitwe yanyu hari ikitajya buriya ibintu bitajya bivuga buriya ari cyo gituma usanga abantu benshi bajya muri entertainment n'imipira ujya kuri APR ugasasanura ujya kuri Rayon ugasasanura ariko ari ibidasasanurwa hari ibidasasanurwa kurengera hari ibyo bita kurengera kugira ngo watebuye ku karere ubu none ntiwamenya nawe yariteye ariko mwana uzi nk'amahirwe Moses yagize nukuri yewe nkubwiza ukuri big man hari amahirwe nagira no kuri kamera sinzanagarukeho ndabanza gukora icyo ari bro nkagenda nkaryama ahantu nkamera neza gusa mbaye nkwa n'icupa najya ndinywera mu rugo nashyira amayetageri mu cyumba bro azanye ndimirira navuga nibu ngubu gahunda ni ugukora ibyanjye urumva uzi nk'ubu bambwiye tuzajya ukora nk'ibiganiro biri aho ngaho henda by'ubworozi n'ingurube bizajya bitambuka kuri YouTube n'ubuhinzi niyo nagira views eshanu navuga aho ngaho ndyamye neza nyene yambwira ngo aya mapove twicaye njye nyabara mbare mvuga ati pave n'indangiza bya produit usibye no ku mukuru w'igihugu no ku karere nagena nkituriza nkamera neza niyo wambwira ngo ngenge n'amahirwe bro n'amahirwe ariko ugasanga amahirwe umuntu afite ayateye inyoni ariko byahozeho no ku bwa Yesu bano babagaho kandi twibuke neza ko Moses none imodoka arayirijisha twibuke yuko abantu nk'abo bahozeho gusa rubyiruko banyarwandakazi ntabwo ari byiza ko tumuha amatwi gutana si byiza umurongo turimo twese turawuzi turwanye ikibi ngiye ijambo rya nyuma navuga inkotanyi n'ubuzima nanjye irindi jambo rya nyuma navuga ariko si rya nyuma mu buzima muze tumwamagane tumushaka garuke tumwamagane ahanwe